uzu umuntu ajya gukuramo ko ari umukobwa mwiza ko nta kintu kimwe wari ubuze kuko uwo wari ubuze umugabo aho kugira ngo ujye kwasa amakuru uriya kwera agutera inda kandi ubona nta n'ikintu afite mbese uba wari uzi yuko nagutera inda uzaza ukayibyarira muri aba bana mutavukana erega wicare ubizi ko hano nta mwana bafite nibura ngo uvuge ngo dore umwana wanjye ndeba ni wowe ejo uraho duteye amashoti ku mugani nk'uko so ari kunyita indaya kubera ko tutigeze dusezerana ndi kwihagararaho ariko nibyo kugira ngo bigende gute njye rero icyemezo nafashe wabyumva utabyumva niko bigomba kugenda ndagufatira randevu nkujyane iyo nda igomba kuvamo mama ntabwo biri bukunye rwose ibintu byo kumbwanga nyine nakaba narayikuyemo kera mutarabimenya urayibyarira he sanga uwo musore rero musange Soroma imboga ngenda musengesha neza mukuru igihe cyose nagiye gusenga ibibazo byose ngo bizarangire mama aha uretse mama gusa wifashiriza yewe sikuri kwivugisha aho uri kumwe n'umuntu iriwe muraho neza mwiriwe nta mahoro uri gusoroma nyabutoba ndasoroma ugomba kugira ngo njye igihe cyose wowe uza ntaho harimo amahoro gusa baba ari he nanjye bisigaye byaranshanze amahoro abahora n'ugusenga nta handi akibariza ubundi mbere se nuzi ko yakundaga kuba ari mu rugo ariko hari ikintu ntasobanukiwe ni ikihe kibazo mu by'ukuri afite gituma ahora mu masengesho byanze bikunze afite ikintu ari kwereka Imana ari gusengera rero ariko ubu ndenda ntaraguca mu ijambo mbere yo gukomeza hari akantu ujya ubasha kunywa ubundi turebe ukuntu tubigenza yego ndanywa amazi nk'umusururu umutobe hano mu cyaro n'agapirimusi oya ntabwo njya nywa rwose ibintu bijyanye n'inzoga mu cyaro tuba twabimenyereye ku musuru cyangwa umutobe impamvu nari mbikubajije ni uko tumaze guhura iminsi myinshi ntaranicara ngo tukagure tugasangire se byari ngombwa koko amakuru waramukanye Yegama ibihe byose twanyuramo uko byagenda kose nta kizanandukanya nawe kandi we numbabarire ntabwo nje kuza nkubwira amagambo menshi ariko reka kwiheba reka kurira uko ibibazo byose byaza bimeze kose ntabwo wareze inyamaswa turahari sibyo reka kwihererana ibibazo ndakubona uri hariya uri wenyine agahinda kakwishe reka rwose kumera gutyo sibyo reka kumera gutyo reka kurira ese nurira gutyo urumva biri bugende bite ma ibintu byose uko byagenze njye ntabwo nigeze nkwanga n'icyabiguteye ndacyumva ma reka kurira ihanga ndabyumva birakugoye ibyacu biraje ibya zuba biraje
ariko nanjye byarangoye, nabuze icyo nakora, nabuze uko nabikubwira amenye ko Zuba atwite, numva nzakubabariza umutima, ndavuga ni se twakora iki? Zuba nawe ndabibona, ariko nk'umuntu mukuru, nka musaza w'umukunda, ngo reka tuzategereze turebe igihe cya nyacyo, ariko se nukomeza gutyo biragenda bite? reka twasangira. ntabwo ari ngombwa. Ngaho komeza umbwire. mama Mahoro rero mu by'ukuri afite ibibazo, ariko nyine ibyo bibazo nawe urabyumva. urabona Mahoro hariya, ariko nyine wumva Mahoro ni kwa kundi yihurira mu masengesho, ni ibibazo biri aho. Mwiriwe neza mama. Mwiriwe neza. waje gushaka imboga? Nari nje gushaka imboga, mbona uyu muturanyi wanyu wari usanze turi kuvugana, ndi kumubwira umushyitsi wawe buri munsi igihe cyose aza udahari. Rero n'ubundi yigeze kuza nsanga hari, kwanza ninjye wamusanze hariya, ari inyuma y'urugi. Amahoro se? Nagiye gusenga. Watubwiye icyifuzo uri gusengera natwe tukagufasha, tukafasha amasengesho ko umaze iminsi uri mu masengesho cyane. Gusenga ntabwo bigira, nta nubwo bisaba kuba hari ibyifuzo ufite. Hari n'igihe umuntu aba afite ibintu byinshi yashima Imana, cyangwa kuyisenga gusa kugira ngo irinde umuntu, nta kindi, nta bindi wenda byinshi. Ntabwo byoroshye. Wibuka se nanjye kunsengera nibura icyifuzo cyanjye ngo Imana icyumvira? Urabyumva, ntabwo nabyibagirwa. Ningira umugisha hari icyo Imana izakora. Arasenga amaherezo, natwe twese amasengesho yazatugera cyane abamugereho ntawabenya. Ahubwo n'ubundi burya narasengaga nuko mutabyitagaho, sinzi impamvu, ahubwo ubu ngubu ari bwo mubibona cyane. Muri iyi minsi ushyizemo agatege cyane, uko mba mbona mfite akanya nkavuga ngo reka nyirukireyo. Ariko nari ngarutse n'ubundi kuko nagushakaga, reka ntabwo nzacika intege. Sinzi niba twavugana hariya mu rugo cyangwa se umuturanyi wawe yaduha akanya. Bugiye aragusanga mu rugo, nanjye hari akantu nshaka ko tuganira. Waba ugiye ukicara cyangwa ukareba Mahoro mba ariyo, sinzi mba yakwemera kubera ko nanjye namushakaga. Buri boro abantu bose turagushaka. Nta kibazo, reka mbe mutegereje. Mutegereje by'Imana. Ese uriya mugore ko mbonye mwari murimo muraganira, nkabona mumeze nk'aho munyikanze, mwari murimo muraganira iki? Se wagacwa ugira ngo ntutabariye hafi, nari ncitswe nkabura gato, wamugana amaraso arakumva. Nari ndikoze mama Claire, twumvikana ikintu kimwe, narabikubwiye, narakwihanangirije, nakubwiye inshuro nyinshi. Amaraso akura mama Claire, mbabarira tutazapfa ubusa tumaye imyaka myinshi turi inshuti. Narakwihanije, jya umenya ibintu umubwira. Uriya mugore arakuvugisha ugashiduka ugiye kwivamo, kandi naramukubwiye. Imana izandinde kongera guhura nayo Mana yo mu ijuru we, kubera ko yaragiye gutuma nivamo neza. Arakureba nyine impuhwe zikakwica ukumva wambamo. Ko nari ndikoze, cyokoze Imana ishimwe iyo ikuzanye ikabikugezaho ugiye gusenga. Gusa Mana uhimbazwe ko nziye mu gihe, ariko tutazapfa ubusa. Ndakwinginze, ahubwo wowe uri kujya gusenga, mbahora ujya usenga Imana, sinzongera guhura n'uwo mugore. Kubera ko amaherezo ndabona nazabibwira. Genda mwitabe, ndabona ndindiriye. Sawa ngaho, reka nanjye mbone imboga. Basi reka ngusangize ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riraduhumuriza, sibyo ma? Ijambo ry'Imana riraduhumuriza mu bikomeye. Bibiliya nta kintu idafite, sibyo? Reka nkurebere.
kandi wibabara sibyo reka ngusomere muri zaburi 31:7 sibyo aravuga ngo nzajya nezerwa nishimire imbabazi zawe kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye wamenye imibabaro y'umutima wanjye. Zaburi 31:7 nzajya nezerwa nishimire imbabazi zawe kandi warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye wamenye imibabaro y'umutima wanjye. Icyo nshaka kukubwira muri iri jambo muri iyi zaburi uko wumva umutima ubyimbye, uko wumva ufite agahinda, uko wumva ubabaye, menya ko ntaho Imana yagiye. Menya ko ibi byose uri kunyuramo Imana irahari. Sinkubeshya Imana irahari. Kandi nawe urabizi cya gihe tukiri ibibondo kuturera bikugoye. Ujya guca inshuro bitoroshye ndabizi. Niyo mpamvu naho wantuka ibyo wajya byose sinzakwanga. Rero n'Imana ntiyatwanga. Sibyo ma? Umva iki cyanditswe icyo kikubwira. Imana inezezwa n'imbabazi zayo kuko imbabazi zayo ziduhoraho. Bya bindi byose bibi dukora irabyirira kuko izagahinda kari mu mutima wawe. Sibyo ma? Tuza basi ceceka. Kuko ntabwo nashobora kwihangana kubona uri kure. Shaka kuzagenda mbe ndi kuba ndi njyenyine. Ariko mawe yanga kandi ndagukunda. Komana y'umwishu niye mpamvu watumye bimera gutya koko. Niye mpamvu watumye umwana wanjye atwita. Niye mpamvu watumye nza kurera abana none umugabo akabona yuko nta n'ikintu maze. Inyiturano y'isi ni koko. Mana muri iki koko. Ngeye kuko mbigire gute koko. Ibitangaza wa muntu njye mbona ubwo se bamaze kugeza ryari ntabwo byoroshye aho bigeze rero igihe bamva nabuze n'icyo mvuga bamva n'umwete nsigaye nishyira mu mwanya wawe ninjye naba narananutse sinzi n'iki kubyibushye ni bwa buntu bw'Imana rwa rusengero rwawe rwujyamo buri munsi nanza stress nazo zibyibushye ariko se mamaho wazahumirije rimwe ukareka ukuntu wafata umwanzuro ugafata umwana ukamuhereza nyina. Sharika nkubwire nturi kure y'ukuri. Umwanzuro rwose wo namaze kuwufata ubu tuvugana umwanzuro nawufashe. Wow! Bega byiza we ntiwumva? Mwana we. Fata umwana umuhereze nyina rwose waba uruhutse kandi ga ntazagusiga. Mu bintu navuze bigeze wumva mvugamo guha umwana nyina. Njyewe sinzi ikibazo uba ufite reka nkubwire. Umwanzuro nawufashe wa nyawo utazantera ingaruka nk'izo nari kugira. Atari zo guhereza umwana mama wese. Uretse nkubwire umwanzuro nafashe no kwiyinza. Ngiye kuyivamo nkamusubiza ibye. Nkajyana n'umwana wanjye. Ho kugira ngo nkomeze mpangayike, nkomeze ndire, nkomeze umutwe wende kunsaza.
Ako ibyo ninde wigutuyemo byirwo ufira ibyatsanga wa mukobwa akora iki? Nese databuja naguze ko isuku ari isoko y'ubuzima. Nabonaga hari gusa nabi ndavuganire kamakora isuku arushaho gusa neza. Kuko urabona rebe ibyatsi byasumye. Ndakubaza wa mukobwa akora iki? Nawe ari mutundi turimo yakoraga. Kubera ko nta kindi kintu narindi gukora muri aya masaha ndavuzanire hano makora gasuku akajaride ngakore. Aya masaha ni amasaha yo kwicara mu gipangu ukaruhuka ugashyira ubwenge kugiye kugira ngo ubashe gukora umutekano wawe neza nijoro. Ibi ni birakabye ko yakoze mu gitondo. None ni uri mu kubikora. Ariko boss mufatanyije akazi. Umwana umenye ko umurindi inzara utamurinda imirimo. Nje nari makoze kugira ngo hase neza. Cyakora ibisubizo urabifite. Niyo mpamvu nari makoze gutya. Umva ibyo nshaka kubwira. Ntega amatwi. Shyira ibyo byatsi hasi. Akazi kabimeze bite muri no minsi? Kameze neza nta kibazo ndi kubikora fresh. Nta kibazo. Itoroshi barakuguriye. Barayinguriye ariko ntago yaka neza. Harabura iki? Ndashaka itoroshi ku buryo nzayamurika umujura agahita azengera mu maso. Nese iyo bakuguriye si ifitiye ikibazo? Ntago yaka cyane bikabije ni gake. None ashaka dukora iki tuyihindure? Imbashaka guhagara hano nkamurika. Mbwira ibyo nkubajije tuyihindure. No kungurira indi nziza cyane. Naho iri yambona wapi? Happy. Byabazo bya jacket y'imvura se barayikuguriye? Barayinguriye. Ni nziza ntaribi. Harabura ingofero y'igikinga. Kujya nzanye hakibazo bya nako byo birangira. Bihoraho kubera ko ndi kwisi. Ndashaka ingofero y'igikinga ku buryo nzajya nzamura gutya imvura yagwa simbibona. Ntingereho mu maso. Bo. Ndashaka guhera uyu munsi. Boss ko ari karungu noneho byagenze gute? Dukura mu maso ngo narema gahinda. Byagenze gute? Bambwira. Guhera uyu munsi nkeneye amakuru namuvoma. Mu gifaransa arya? Mbwira mu kinyarwanda nta gifaransa nzi. Nkeneye amakuru ya mama Zuba. Mabuja. Uko asohotse nuko yinjiye. Ubime kandi kugihe. Telefone se negwaye? Bose kugiye kunywera urusyo rushyushye ku mutwe. Neke mabuja. Haka ibyo bigambo byawuzana hangaha urumva? Nako kuntu nari nishimye nari nzi ko byibuze ugiye kumbwira ibintu bizima. Kumbe nibyo ngibyo uje kumbwira. None se wowe ugiye kumusigira inzu ye ngo ugende n'amahoro. Nabirangije kubifata uwo mwumwanzuro nafashe nzi. Ariko se amahoro. Ko nzi ko rwose wiberaho nta kintu bifitiye. Nabene wanyu ko nta n'umuntu n'umurano urambwira ngo mwene wacu tuzagenda tunajyayo. Ko nta mafaranga ugira. Ko nta bushobozi ufite buhagije uragenda ujya hehe none? Urajya? None se reka nkubaze. Ubu kuva navuka nabagaha. Kuva nabaho nabagaha. Reka nkubwiye ngiye kujya ahantu kure. Nawe ubwawe nureba nabi ntuzamenya aho nagiye. Kamama ugese ibyo mbijemo ku buryo ntazahamenya. Nuko nkubwiye rero. Ngiye kugenda menyereye kuba hanze, nzaba hanze n'amahoro wanjye, mbe mu muferege n'amahoro wanjye, nzagenda ncumbike, nzagenda nshaka ukombaho kuko n'ubundi sinavutse ndi muri no nzi. Ariko urimo urumva umuntu uri gushaka gutera umwana nk'umutera mu biki. Erega urimo uraruha wowe ubwawe regerega mu mahoro ndakumva pe urababaye. Ariko uburibwe uri gushyira mu mahoro. Nicyo kibazo jewe ndi kubona umwana urimo uramubabaza. Kandi wowe uri kwigirira. Nuko uri muri kunda rero. Kuko reka nkubwire impamvu nta mwana nababaje. Mahoro yakuza ari nge reba. Nanjye ni mahoro narebaga. Ubwo rero ntacyo mubabajeho, ntacyo ngiye kumuhindurira n'ubundi yabagaho ubuzima nk'ubwo twabagaho kandi azakomeza bubemo. Erega reka nkubwire. Nuni nta makadastere nta ma etage twe dufite ngo ngiye kuyamumanuramo. Nuko uzi ko uyu mwana uyu mahoro uri kugira gutya. Uri kumugira gutya utangira umucunda ngaho hepfo ngaho waruguru uje no kumujyana ku buzima burenze ubwo yarari. Ngiye kumuhungisha uriya mugore. Uje kumuhungisha uriya mugore ariko umunsi mahoro yabimenye. Mugenzi wanjye. Ahubwo nibwo azakwanga kurusha. Ntanyangira iki? Umwana urimo uramwinika mu buzima bubi. Ariko se ubundi ubuzima bubi ntago ari bwo yakuriyemo.
kuki mushaka kumva yuko icyo ari cyo kibazo? Hari ubuzima bubi muha burenze ubwo yakuriyemo. ibyo rero ntiwabibwira nta bumenyereye. umwana we tugiyeho urubyiruko ushaka kwiterera imbere ntabwo wabimubwira. Umwana arimo arashaka gutera imbere, azashakisha. Ubuse ntihari abana bava iwabo bakagenda bakajya gukira bakabaho bagakira. uzabumubwira. Ni uwo mwanzuro njye nafashe, ni uko bimeze. Ngomba kumusigira inzu ye nkayisiga nkagenda nkajyana n'umwana wanjye, nta bindi. Sijya guha akazi ukeneye akazi cyangwa ukeneye igihe? nkeneye akazi, nawe ndagukeneye. Niba ukeneye akazi rero urebe ibyo nkubwiye. Yego. Nkeneye muvoma za mama Zuba, uko yasohotse nuko yinjiye, sibyo? N'abashyitsi yakire hehe hano mu rugo. Ese urwo warinda? Oya, ko bane ushimisha ikibando. ntago mpagira neza. Wagiye woga se? Ako iki kintu n'umwanda wacyo nzaje. Wagiye woga? Ese sinoga. Ndoga. Wanyumvisha ibyo nakubwiye? Abyumva. Nkeneye kumenya amakuru yande ya mabuje. Abantu yinjiranye ahangaha, uburyo yasohotse na movement yakoreye mu rugo. Kandi ryo yamera ku gihe. Telefone ari kugurira yifite. Boss umenye ko bitoroshye. Uguraza kungura amayinite yagura pake buri munsi. Ibi byanwa byande bipfura no gunyo kunkuta ibibazo nk'ibyo ngibyo urumva? Yumva ibyo nkubwiye. Nabyumvise boss. Nzajya nguha message ntabwo nzajya nguhamagara. Kuko nshaka guhamagara. Icyo nyene n'amakuru wahamagara wakoresha message. Icyo nyene iki niki? N'amakuru. Nawe ukamenyera amayinite. Kuko ashaka Wari usanzwe yigurira se? Ntago nyigurira ariko ubwo urumva nyine n'isaha ku isaha. Sinzigira nongera kubura amayinite mu buzima. Kuko ashaka ko mvugira kuri telefone akankubita umutwe agahita awumena. Harimo akazi gakomeye. Karimo. Hari ubwo mbwe mugize aje kuganira nawe. Reba ibyo yakoze, ubunyoreje muri message cyangwa ujye kuruhana umpamagare. Urumva? Ntabwo mbwe ngo ugiye uzaje kwana ngo se ngo mabasha ngo uvuye hehe ngo byagenze gutya na gutya. Urumva? Uzi burungure nk'ibamo WhatsApp, najya nguha na video. Ama WhatsApp. Isibyo na message na video najya nziguha n'amafoto nkayaguha. Koresha ifite. Ndimo mukuru ku gihe. Wabyumvishe? Nika kandi kamutushe. Itere hejuru ngo irimo WhatsApp njye guha na video. Namwe ngabanya ibigambo byawe ukora akazi. Telefone naguhaye ishoboye akazi nguhaye. Wabyumvishe? Nta kibazo. Nukenera WhatsApp uzayigurira. Kandi ibi bintu byawe byo kwirirwa ukora akazi ka Chantal. Urumva? Simbishaka. Kora ibyo naguhaye mu nshingano zawe. Yego. Nawe nzamenya niba ibi byatsi bigomba kumerera hanga cyangwa bitagomba kumerera hanga. Menya uburyo mutwara. Nta kibazo boss urakoze. Ibihe byiza. Haka ibintu wo mbwira ni ibiki? Yazi kujya unsetsa. Rero buriya mama nanjye kubera ibibazo byawe hagati yawe na Mahoro na Fabiola nanjye singisinzira pe. Noneho ngaho ibibazo noneho njye. Reba amaso ukuntu yampiriyeho. Sinkiryama sinzi nuko ibitotsi bimera. ntabwo uzi uko ibitotsi bimera ariko reka mbanze nkubwire tuganire tujye tunumva aho umuntu agomba kubona ukuri cyangwa umuntu akavuga ati iki kintu nicyo cyangwa se cyo. Mbwira ndakumva. Kuri kumbwira ngo ugiye kuva hano muri iyi nzu usige ujyane n'Amahoro usigire umugore uriya mudamu inzu ye. Ese wowe urumva hagati aho nta kintu wakumvamo waba uri gukora amakosa? Mbese reka nkubwire ngire ikosa nawe ushaka gukora. Urimo urashaka neza kwishinja icyaha neza. Ugiye urashaka kwishinja icyaha. Fabiola naza hano akakubura azatangira akeka ibintu akavuga ati n'umudamu kuba yaragiye akimuka ntabizi akagenda atambwe atanamenyeshe kandi bafite na telefone. Urabizi ubwo azahita atangira gukeka noneho ububi bw'ububona. Nkeka iki? Hari ideni murimo, hari ideni nzaba mutwariye, hari azaba nkeka iki? Yigeze se mfata ndimo kumutoragurira uwo mwana muvuga?
ku buryo azahita avuga ngo ndaguketse erega wowe urimo urumva nyine ibyawe ku ruhande rwawe ariko byonyine umenye yuko ikintu cya mbere buriya ari ikimenyetso uzi mu kuvuga ko wabuze iki uzi mu kuvuga ko wunze iki si uburenganzira bwanjye kwimuka noneho utamumenyesheje mfite uburenganzira bwo kwimuka igihe mbishakiye ntabwo yanziritse hano si ndi imbohe ye ngomba kwimuka nkagenda kandi ibyo kumbwira ngo yatangira ngo natangira kwishinja ibyaha ibihe byaha ubundi mfite ikihe cyaha kuri Fabiola bite Yesu Kristo nese ko ndeba wigunze mu bitekerezo byinshi wabaye shanaje ko umuntu nyine aba arimo aratekereza bisanzwe ariko nta bintu byataye ntabwo ukinyikoza sengere nibaza ikintu wabaye byarancana shana ntabwo ari ukwanga nyine kuvugisha bajya nyine tudakora agakungu nyine abandi bakabibona nabi niyo mpamvu nta masike mbona ntazi ukuntu nkubona ukicara ukigunga mu bitekerezo birebire ubundi wambwiye ikibazo ufite basi ushobora ubaza ubusa nawe none se umuntu iyo atangiye gukora se atekereza cyane noneho ushatse kuvuga ko ari ugukora ahubwo se bitandi waba umeze neza cyane nimeze neza ariko nyine bitewe n'ukuntu wambwira ngo nzajye mwegera tuganire nsigaye mbona utakinyikoze sinzi ikibazo njyewe nta kibazo ujye uza tuganire nyamara ufite ikibazo tubambwira sha nta kibazo mfite kazi nta kibazo mfite kabisa maze n'ubu turi kandi urabizi ntabwo nakubeshya n'ubu turi kuvugana mbona ntazi nyamara ushatse wanyibwirira ngiye meze neza nta n'umuntu ukomeye nkanjye turaza kujya ahandi ntarebe kuko ejo numvaga nameze neza kubera umutwe ariko uno munsi turaza kujyayo nta kibazo uba ngo ndategereje turaza kujyayo ntacyo bitwaye kanigire muri dushe numvaga hashyushye cyane rero shana ari gusa ngo iyo pafurumu nyine witera mama ngo iramubangamira kuki yarabimbwiye nyine urumva kubera ko idasanzwe hano muri uru rugo we yarambwiye nide namuganye wowe arambwira ati nyine uzamubwire wenda kugurira kandi ese reka nkubaze ubundi reka nkubaze mu bakire ko muba mushaka kunyumvisha ko ari njye uri mu makosa mugashaka kunyumvisha ko ari njye wagakwiriye kwifata kubera ko ndi umukene ari njye ukwiriye guca bugufi ari njye ukwiriye gutamba ibyishimo byanjye ubundi we kuki mutamutekerezaho uriya mwana naragenda mumwambura ntago yamutaye kuki mutamutekereza ibyo uri gukora ubwabyo ni wowe uri kwishinja amakosa wagumye hamwe yaza ukazajya ugakomeza ugahangana nawe ukarebana nawe ugakomeza umubwira uti ntago ari uwawe ariko utimutse nta kundi kuntu wabigenza utarinze kuvana hano umwana ngo umujyane mbigenze nese kundi erega wanze urema mama urumva wowe ku mutima wawe makuru hariya ni umwere nta kintu azi ni ugupfa kukujya inyuma gusa nakomeza abo umwerere reba amaze kuba inkumi urimo wumva ikeneye buri kamwe ikeneye urakomeza ufata umwana urajyanye hirya uzi ko umwana ukuntu uri gukomeza umuhindura icyerekezo ari nako nabwo ari kugenda ahindura ubuzima wamurekeye hamwe hakureka nkubaza ubu murekera ahangaha nkomeze ndiramanywa nijoro uriya mugore natekereza kuza kuniga amfata nige natekereza kuza mbeshya anijyarye yongera nijyarye nkomeze nicare ngo nuko ndi mu nzu ye byose namaze kubibona ko abikoreshwa nuko ndi mu nzu ye rero ndega byaraguhawe niyo mpamvu uri kwirukanka n'ukuri pe none ugatekereza nabi ariko ibaza umuntu bitinyuka byonyine ese reda niyo umuntu waba ukeka ko yagutoraguriye umwana icyambere afite icyaha cy'uko yataye umwana kuki icyo kintu ubundi mujya mukirengagiza yataye umwana njye ndaza ndamutoragura ndamumurereye ndamuhekeye byose ndabikoze hanyuma aratinyutse we n'amaboko ye amfashe mu mashati ngo nimubwire ngo nyina w'umwana ubundi se kuba umubwira ni agahato reka impamvu ugende kukubwira gutyo buriya ntabwo muzi n'ibyo simbizi njyemo ndakubwira ibyo rero ngomba kumusigira inzu ye niyo imwoshya niyo ituma azanyurira ushinja ikosa kubera ko nta makosa ye nzi
wowe ibyo ushaka gukora ahubwo niwe uri gushaka gutangira kwigaragaza ukagaragaza ko uri mu makosa. Guma hamwe ntunabuje ntunajyane n'umwana umugumishe hano, ahubwo buriya udahanganye nta n'ikintu ugeraho. Hano Fabiola arahazi arisanga, ejo n'ejo bundi ashobora kuzaza ntahari akicaza amahoro akamubwira ibintu byinshi, dore ko Mahoro nawe asigaye asa nk'umpunga, akamushyizemo ibitekerezo bibi akaba aramujyanye. Wumva impamvu njyewe ndimo ndashaka kugenda. Ese naza akamuprofita ari muri ubwo buribwe, ari muri ako gahinda, akamwumvisha imico mibi ye akamutwara, nzamukura nabi. Utekereje vuba wihuse cyane. Sinzi ahubwo icyo uba ushaka nawe. Utekereje vuba wihuse cyane kubera ko Mahoro si umwana ugenda uko abonye si umwana ushukwa. Ko niki ubu se ko namubwiye ikintu kimwe ntago yansize sinabibonye. Ariko yaragarutse kandi bizakora. Yaragarutse se wabwirwa n'iki ibyo baje baganiriye ko ari we wamugaruye. Shabyihoreye. Mu gihe nkimufite nkibona turarana mu nzu, ngomba gutwara umwana wanjye, ibindi byose mumbwira nawe muzabanze mu mushinja icyaha cyo guta umwana. Anti sejo ndi ko twavuganye ko atabimbwira. Gusa ubwo urumva reka ntabwo yabikuganiriza nk'uko nanjye yabimbwira, wenda ashobora kumva ko abifata nabi, ariko ndabizi ko utabifata nabi. Okay. Nagira ubwo ngubwo nyine nzareba uko mbigenza. Oya azakugurira indi, nose si we ushaka kuyigukuraho. Azangurira indi wa mugani nayo ariko irapika cyane. Okay. Nta kibazo rero, ubwo ngubwo reka nigere muri dushe turasubira. Ahubwo se wumva nkubwire, Shani ntabwo muravugana. Shani twavuganye twaraganira, ariko se we Shani nabonye ari umwana mwiza nawe byo ndambwiraga none se ikindi abashaka niki ni ukugutereta kugira ngo ego usko Shani ajya gasomana n'umukozi wo hano. Shuha ahubwo Shani reka nkubwire, niba ushaka kuguma hano muri iyi vakansi shaka wirinde Shani ko mama nababonana akazi kawe. Nako se Shani tuganira numvise afite ibitekerezo byiza, ari umuntu ubera mu Mana. Si uko se nyine agukurura, ubundi atangira Imana nkajya kugera mu cyumba akubwira ngo ni icyaha turi bwihane. Shani akazi kawe mu minsi mazangaha njye mba mbona atabikora pe. Sawa ari none se ari umupasiteri wabonye ugira ikinyoma, ariko iyo umuntu afite gahunda y'ibintu nk'ibyo ngibyo niyo muganirira ariyoberanya. Yize mu gipadiri rero abaza uburyo yareshyamo abakobwa. Mana yanjye ese Shani ari cyo mpfa nawe uzi ukuntu Shani agukunda. Numvise twaraganiriye arangangura isi umvara gukunda cyane. Arankunda nyine arankunda, niyo mpamvu nanjye kubera ko ngukunda nkugiriye inama. Okay, thank you. Ubwo ngubwo nyine nari bintu reka njye koga, sha harashyushye cyane cyane, ubwo turasubira mu kanya. Isabelle, nguhamagaye kubagaho rero. Hari ikintu nicaye ndatekereza uko nakubwiye ngo plan zanjye zirimo ziragenda zigiye kugera ku musozo. Yego. Noneho sinzi ikintu cyanyibukije, ndatekereza neza. Mbona urabizi uyu mugabo wanjye ni umuntu we w'inyarugenge kandi ucengera. Ndamuzi cyane. None ndashaka kugira ngo habe hariho nk'itegeko rishobora nanjye guhita risaba naho ryandengera. Ariko ibyo byose ndagira ngo mbikore ari muri gereza gatoya. Uzi inama nakugira, reka uno mugabo reka tumutege umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa? Bamufunge. Kandi leta byemera bizi ko yikundira n'abagore. Bamufunze se bamufunga igihe kinini? Si imyaka 20. Ego komana. Imyaka 20 afite imyaka 50. Afunga afite 70. None se undi kugiye gutwara ibintu byose undi muzongera guhurira. Oya. Shaka mubwire nubwo nagira ntabwo nakwibagirwa ineza yangiriye. Nubwo mpindutse ngiye ikintu wenda nakora. Nuko wenda namutwareye imitungo ntabwo nayimutwara yose akagira niye. Nawe akabona yuko nanjye ntaruhiye ubusa. Ariko ntabwo nakwifuza yuko yafunga icyo gihe cyose. None dukora iki?
uzi ikindi kintu cyane natekereza harya umuntu afashe nk'urumogi akarushyiramo umufuka we ni nabyo bibi urumogi rurusha imyaka gufata umwana muto urumogi ngo muri za 40 none se ubwo ngubwo wenda tuvuge ngize gutya wenda akaba ari we namutega kumutega gute rero ukaba wamusuzugura ntagakunda umuntu umusuzugura mukaba mwasangira noneho akaba yagukubita ukemera niyo yakugira gutya akemera akaguha amafaranga ariko bakamufunga nk'igihe gito none muri cya gihe ari muri gereza nanjye ku buryo nkora ibintu byanjye byose nisanzuye ngiye kemera nkakuvuza kankubita ndabizi nubitu uvuga bagita bamufunga bimwe byo gukubita no gukomeretsa no gufungwa biri mu myaka nk'ibiri gutyo numva ari muri 2 n'itanu numva ari myinshi ni hagati y'2 n'itanu niko mbikeka numva ari muri ibyo bice ariko iyo yemeye icyaha ushobora gutanga ruswa bakagira oya iyo yemeye icyaha bashaka kumugabanyiriza bagafunga basi nk'umwaka umwe amezi 6 okay nibyo ashaka renda mu gutega ankubite ngenda mu gutega nankubita mu isura oya haribwo bwoba mfite icyo kiba ngaho mbwira nkose mwese niba gukubise ndakakuvana n'amenyo ngaho mbwira amenyo rimwe ni miliyoni irindi miliyoni Yesu wanjye aho biteye ubwoba nyine nawe wajya wikingira ku buryo ugira gutyo kububo waba uri kuri mission oya none habuze ikintu twakora ngiye icyo nakora niyo yankubita basi ntana nkomeretse cyane ku buryo bigaragara nakoresha uko nshoboye ku buryo nanjye wishyira he sinya marasa akava tugafotora akantu gatoye aho ku buryo nsakuza nk'ahantu twaba turi nko mu kabari baza bagasanga yagukubita urushyi gutya akiri gukubita gutya ukagenda ugafata nk'intuzu ugahita wisharambura hano amaraso akava gutyo ukayisiga gutya bakarambura mu kuboko cyane kuko muri isura yanjye ndayubaha amaraso akava ugatega ukayisiga no mu maso ukamuti mu kanwa nzaza nambaye imyenda izagenda nambaye imyenda y'imyeru kugira ngo umva bihite byose biba imvange ariko umenye nk'amezi nk'atandatu uretse bamufunge naza kugusaba imbabazi nanjye nzaza nkwisebisha imbabazi ubuti oya uvuga uti niki oya baye bamufunzeho gato ariko natwe turi kuri mission twirukanka nshaka umuntu ngenda Mosco hari umuntu uza amategeko ushaka guhita bingiramo eba azashiduke aza asanga nibura inze ebyiri nzifashe nawe asigaye muri iyi ngiyi nibiba ngombwa nawe agende nanjye gisigaremo agende abane n'uwo mugore we kugenda byo ntiya agusanze n'undi hano n'undi azagaruka mu rugo nuko zamwirukana ubwo rero bizasaba ko uhita ugenda nta kibazo nge nanahaguruka n'imyenda niyo nayisiga ariko nkabanzi ko mfite n'amazu ugiye kubera ko deje nzaba narabipanze mbere sesa ibyanjye byose narabiterura narabitwaye deje niyo yabo we ari muri ribu ucege nawe waba uri kwiprepara buri kimwe cyose uri kugishyira ku nzira yacu none nkajya nigirishayo nkamuhimbabazi bakamuhimbabazi wenda nkanyuma yinuze wenda ibyumweru nka 2 cyangwa 3 naba namaze kwiprepara aho bizemera kuko niyo bamurekura bazamurekura nka parike kuko bizasaba ko tumuhimbabazi mu gihe runaka ariko nawe mission yagenze neza aho nta kibazo nzabyemera nzagufasha pe gose urabizi uzamfasha nibaramuka bamaye inzu hariya cyangwa abafite ebyiri rwose ntago urabizi kutaburara ubwirirwe nanjye ufite pe ariko azasanga ibyashidutse ubundi bindi wiyicarira aho ngaho cyane humuraho ko nicyo ngiye natekereje niyo mpamvu nari nkubwiye mbabarira niba hari n'ahantu warugiye kujya mbarubanze uze hano ubone gusubira urabizi wampamagaye ntago natinza none ubu numiwe usigaye wambara imyenda igeze hasi ku birenge uyu munsi kubera ko nari mfite gahunda zo kujya no gusenga ubwo nagize nyankateramo ndavuga nireka nze mpamagaye namaze kuva mu rugo niko tugiye kubigenza nta kibazo humura ndahari ibyo nzabigufasha ni ukwigira ushaka uhita uhaguruka wigendere nta no kubonye aha ngo ubone yuko dusanzwe hari utuntu ariko nibyo yereka ngende sawa ngaho sigara neza sawa shiti y'Imana ubundi ni kuri telefone ndabipanga neza kabisa